mubeshye ko mukunda ibyo kitabishyira hanze. Kandi ibi byose ni igira cyo ngira. Reka mbikore, reka nkumvire ubu ngubu kuko ntabikoze twakwisanga twagize amabuso twese. Ese ayo magambo oh I swear nana rimwenzongera kwituza kubandi ho. My life is never gonna stay like this. My life is never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka, I believe so. My life is never gonna stay like this. My life is never gonna be Ndiye papa. Gakwano mbwira umaze imeze. Kambanje kubikisha kushindaje. Ndavuze ngo garukana umbwira umaze imeze kandi ashaka igisubizo vuba cyane. Rebecca, ndashaka kumbwira ahantu uvuye kandi umbwire n'ukuntu uva hano muri runo rugo utambwiye ngewe. Nari nzi ko mama yabikubwiye kandi nagiye hakiri mu gitondo cya kabiri gisinziriye. Ndakuzi kurusha uko wowe ubwawe wiyizi. Ndabizi neza kuri kumbeshya, ariko nta kigenda ndaza kuvugana na nyuma. Jya mu nzu. Yana wabyaga nanga siyo bwana n'imbere none nisigaye ahangaha shiri nanga wambwira gusa none ari mu muri iki kivu dufite igihe kibazo kikugenza n'ahantu hatuzuye cyangwa hozuye cyangwa ngo n'umurwayi uri hano basi se mwambariye nkajya hanze sibyo ndabarindirayo njye ndi kumva hano hanegura n'ukuma koko ugiyeyo urumva utagira ikintu berayo koko humura turi kumwe sibyo sheri humura nta kintu uri bube sekeje koko gahunda ni kwa kuntu byibuka se ndabyibuka amafaranga ntiwayabonye nayabonye agisigaye se nta kibazo kabisa nukumburira sheri humura turi kumwe nta kibazo ariko mugire vuba tuve hano umva we tuza umurwayi dufite hano n'umukobwa nakubona nawe uri umukobwa winjiyemo biramufasha arisanzura avuga ibyo arwaye byose ntacyo ngera ariko mugire vuba ngenda mfite ubwoba tuza ariko ariko buriya papa koro niba ubona uturugo rwawe ukajya mu ndaya wumva nta sano ufite koko. Ibi byose mitiro n'umukobwa wanyu mama koro urayonza nzakora iki ntabwo unyitaho n'iki cyatuma rwose nkugarukira byibura nkongera nkumva ndakunezerewe ibi byose ni bintera. Uvuze ngo iki papa koro koko nagufataga nabi
waretse kuntezurwa koko. Papa wamugiriye inama ko mbona yarahindutse. Mbese uko warindagiye amugira inama se weki? Ahubwo muzabibona ejo bundi bahuriye kuri iyo ndaya bakarwanirayo. Reka nanihagurukire mutavamo tumuza cyangwa mukanira Satani mvuye no kwisengera Imana. Reka nkubwize ukuri. Wigira inama uhita uhaguruka uragenda. Kuko igumangane kukuta inkonjo ari kuzazumva ushaje. Mureke twikomereza ibyo twari turimo n'ubundi nibyo bifite akamaro. Muze murakoze cyane. Inama mungire ndayumva. Gusa burya ikosa ribikosa iyo risubiyemo inshuro irenze imwe. Mbisabye imbabazi. Gusa munyemere nsura njye kuzana imyenda yanjye ko ntibagirwe burundu. Ntabwo nzasubiraho rwose. Papa nakumvisha ndi mu nzu. Ngushaka gusubiraho kuzana imyenda. Mama ntubyemere. Gusa warwana wote uturutse. Ayo nama ye yo kugira ngo papa abone uko asubirayo. Ahubwo reka ibyiza imyenda ejo nzagende nyikuzanira. Ariko sha ari njyewe ari nawe ninde wabyaye undi. Uratinyuka ukabwira so gutyo. Waratubye ariko waradutaye. Kandi barwana. Nuko biza. Nuko mukura. Muraho. Meze mute? Turashima Imana. Nese mama kandi. Uracyadodesha urushinge n'intoki koko? Ufite umwana wakize? Umwana ukize? Nawe ndamukwifurije. Ahubwo uranyibukije. Wibukije iki? Mami wigeze ubwira Vava ko mutavukana kandi dari impanga ye? Oya ntago nabimubwiye. Valence yarambujije ngo mama yasize amubwiye ko tutagomba kubibabwira. Ako amugani nibyo. Reka tube tubyihoreye ko haracyari kare. Ahubwo se kandida ko nawe mbona ari hehe ko mukeneye cyane? Kandida yagiye kera yasubiye Bugande. Ahubwo ubu ngubu bari hafi kugaruka n'umufeyansi we kumutwereka. Azaza vuba. Nawe yagiye kera. Reba. Bimeze bite? Ko niba utishimye se wabaye? Reba. Mama, ndabona ibyacu bitazarohaga. Ndabona imipangu twapanze yaranze. Gute se kandi? Mama, uzi ko Tantine yansohoye iwe akanjugunya hanze n'ibyanjye byose. Yanjugunye varisi yanjye nk'unjugunyira imbwa. Anankurikiza amagambo menshi kandi mabi. Elena se utabeshye Elena arabitinyutse aragufata kujugunyira nk'ujugunyira imbwa ye. Ariko uzi ko buri Elena atarabona ubugome bwanjye? Uzi ko atarabona uko ndakara? Ariko araje mbone nahame hamwe araje mbone uwondi we. Rebe nibyo wigira byose. Icyo nzi cyo nuko ugomba gutsindura ruriya rugo rw'umwana wanjye. Rebe icecekera. Ceceka. Ndaje Elena mwereke isura yanjye mbi. Mwereke uwondi we. Kandi nintagera ku cyo niyemeje. Do azamenye ko data yabyaye imbwa kazi mbi. Yariganyisha uzi ko yananize. Uriya mukubitwa n'inkuba se yajyaga kukuniga yakunigaga yarakubyaye. Kigore cy'igicucu gusa nuko ubibona bitumbagana bikagira ngo bigira ubwenge. Ndaje muhikosora. Uriya musenzi. Tuza ucecekere. Ndaza kuguhorera kandi uzabibona.
ikigori ishyamba si ryeru guteze ishyamba si ryeru uriya mukobwa nabonye akora ibintu kandi umva numvise bindenze mu bwonko. wowe mukobwa se? uriya mukobwa ngo ni Rebeka. ibintu ari gukora ari kugufinda ni ukuri kw'Imana usibye kubaza abakuru ntabwo byoroshye. icyo mubwira cyo ni ukuri kandi njye namwiboneye namubonye neza ari kubikora nta nubwo ari ibintu byo kwicarana. ushaka utekereza usubizamo ni umugome ni umugome. kandi tugomba kubifatirana tukabikuramo tukamutokesha cyangwa byaba ngombwa tukajya kubaza abakuru da. reka da wapi tugombe tujye kubaza abakuru cyangwa dushaka igisubizo. ariko Rebeka ni inyamaswa. Uya tugomba kubyigaho nta n'ibyo gutindamo birimo urumva kuko njye namwiboneye neza ari kugenda nisha ibintu kandi ntabwo bisobanutse n'ibintu nanjye nabibonye kandi ndi mukuru mugabo ujye unyubaha. Twanyu nawe uziko ndikubwira umenye ko Rebeka bamwirukanye. oya nibyo kikwirwa bikujyana hano. n'undi munsi reka nkubwire urirukana Rebeka hano muri uru rugo urinde hano muri uru rugo. Please stop reka nkubwire Karibso bundetse uretse mbanze muri yo. Rebeka wari uzi ko kugira ngo ave muri urugo waruvamo ubundi ufata ibyemezo hano muri urugo urinde n'undi munsi Nesta kandi ibi byose wabikoze kubera amashyari yawe. umva mubwire reba hano Karibso wambabarira ukandi reba hano mbabarira nawe uca umva mubwire neza wari uzi ko kugira ngo Rebeka ave muri urugo waruvamo n'undi munsi sinabivuze neza iturize humura ntago ari we ni ukubera uriya nshinzikazi y'umukobwa ariko igenge ntago ari we buriya. uko bitekereza se muganga yakora biriya bintu ni ibi bintu bari kumutumuriramo ariko buretse iturize urimise gukora ibizi wagira ngo buriya ni we ni biriya bifu uretse njye kuyana uriya mukobwa ntago azambanaho katandusha imbaraga se biriya bifu bye nzabitwika.
se habaye iki ko Liza atitaba kandi papa yarambwiye ko bavuganye cyangwa ubundi kukiriza we ageze ubu ngo bataramamagara merewe ute Liza uranyumva uri kunyumva Liza nitwa Fidel naje kugufasha kandi uhumure uri bumererwe neza humura uramererwa neza pe sibyo Liza merewe nabi cyane kabisa ndagufasha ndabona bitoroshye ameze nabi cyane pe ndabizi ko bitoroshye niyo mpamvu ntabwo wahamagaye anganye ni ukuvuga ngo ndabona atarenda gusa arwaye ntabwo aricyo kibazo cyonyine afite pe ahubwo harimo n'ubundi burwayi so hari se ko burwayi n'ibindi byose ubonye bivure nyine bishira ko se ubundi uyu mukobwa ni uwahego ni umunyana uyu mukobwa nyine ni uwahego none se mbajije cyenzwa na gato ziba buretse ziba n'uduhuza uretse ndabikora ndekura mu mbavu cyangwa ushishima kuri urugo zibambwa nongera kuba fora ukabo n'umugabo n'umutwe n'umuganga ntabwo bindebe mbere ko tutajya n'udira nakubwiye amagambo siyashaka nanyuzanye n'ibigoryi nk'imbwe ndabikora Eko, imodoka yose zana ryari? Imodoka hari piyese batumije bambwiye ngo izagerayo izabageraho kuwa kabiri. Eko ya modoka wayigurishije ugashaka indi? Sinayigurisha. Kari agasazi ndayikunda cyane imaranye igihe kinini. Izo do purisi nyine yo kuyigurisha ugafata indi. umugarira Simon nurangiza unkorera icyayi ndumva nameze neza. None se mabuja ko abandi bicaye hanze waje ukaba uri kumwe nabo mukaganira ko iyo indwara wigunze ko berekera inama zawe z'ubugoryi ukora ibyo ngibyo mubwiye. Yego mabuja mwiza mu masegonda make ndabisoje kaje focus. basi reka njye nigera njye kuvanga ndabikora ndakora nawe uri kubikora ryari genda ukore vuba uri kuriyangazaho hagazaho mu biki ubundi ibi bintu wabigiyeho ryari ziba suri kuvuga ngaho tegereje iki kutagiye kuvura umuntu kuvuga nari ngiye kumutahana yego kagenda ndahita nca kwa muganga mu store ndebemo imiti nyizane. Aje kwa muganga ko ntabwo uri muganga ni ukuvuga ngo kwa kigabo uruzuye uri kizima uri kigoryi uri kidebere uri giki utahana uyu nguyu muzima usiga umurwayi hanga urajya kuzanyuza n'ikicazanye ibyo bikapu bya biri mwiki
Juru umuntu hari mu imiti. Ni ukubanga imiti ntabwo nari guhita mpfa kuyibona kubera yuko nyine tuba tugomba kuyikura muri stock twamaze kwerekana ahantu imiti igiye n'iki gihe kandi nawe uri kubona ko hano hantu hameze. Uri giporoporo cyuzuye uje ku burwayi uje wewe tetea wari amafaranga y'umuntu uva muri kujya ngo bamana sinkunda urugo ry'inkungu wewe bisuye bose sinkunda urugo ry'inkungu ntukankinishe guhaye iminota 45 subira guhaye iminota 45 peti iminota 45 ubugeza ngana imiti bitabaye mwembi babiri mukareze mu ariko ya modoka undi bayigurishije rwose mabuja yarambwiye ngo arabashaka ariko ntabwo ameze neza. ngaho genda urabyumvise. Nyine kwibaza ikintu kimwe ko bigize nkaho bigeze bitubwiye abaye ikindi ninza koza bari nzakora umuntu araza kigira kagarara mu rugo nyine sobanura uko bimeze ubona n'ikigoryo asabere baneze wambabariye nyine wambabariye nyine sembaza iki ibyo mugira bisaba n'undi munsi Never gonna be